reka manze mbashimire ku cyizere gikomeye mwangiriye kugira ngo dufatikanye bino bihe byiza byo gusenga, kandi nshimire umushumba mukuru w'itorero ADPR by'umwihariko w'iritorero ryanyu rya NTORA ubategurira amasengesho. Buriya ntimwakumva ukuntu ari byiza iyo usengana n'umushumba. Yewe njya mbwira abakristo ko n'abadayimoni ntibashobora gutera iteraniro rimwe umushumba burya, kandi ntabwo ndi kubeshya. Abantu bayoba bari bonyine. Niyo ntavuga niyo ntahanura nkicara mu iteraniro, kuyoba byakugora no kuvangirwa mpari. Bafite za mpano z'Imana, impano zo kurobanura imyuka zitazikora. Niyo mpamvu rero n'abantu bagiye kwigisha ahantu hari umushumba baritonda cyane, bati buri ari kutwumva kandi. Ariko ugiye wenyine mu myobo niho abantu benshi bahurira n'ibibazo. Mushimana rero bahaye umushumba ubasha kusengana namwe mu bijyanye n'igisirikare gisanzwe cyo mu isi. Abantu bavuze ko impamvu abasirikare batajya batsindwa, gutsindwa kwabo ni guke, gutsindwa ni kwabo ni guke, bavuze impamvu nk'eshatu. Kimwe mu gituma abasirikare badatsindwa nuko bategura. Gutegura icyo ni ikintu gikomeye cyane. Abantu abarokore bavuga ngo ntibazajya bategura, kandi nabari abasirikare mu buryo bw'umwuka ntibategure, ntibashake gutegura, kandi Imana nayo igitegura. Hari abavuze ngo nzi ibyo nibwira kubagirira. Urumva ni ibintu itarakora ariko ibifite ahantu. Amen. Ko rero mwaratekereje amasesho mukategura kare, hari igihe mwategura mugira ngo ni mwebwe, ariko bimaze kuryoha irahita bibakuraho ikabyitirira, kavuga ngo ninjye wabishatse. Ntimurabyumva? Mukajya impaka muri mu nama ngo mutegura amasengesho, bamwe bati mu gitondo abandi mugoroba, abandi bizatugora. Byamara kuba byiza ati ninjye wabiteguye, ninjye wabahamagaye, ninjye wabazanye. Kase wa Mana wabazanye ryari kandi watanze amatangazo, nuko ariyo izikiza gukora. Kudushinga kubahamagara nifite ikikora. Amen. Kimwe no mu gituma abasirikare bashobora gutsinda urugamba nuko bategura. Icya kabiri nuko bakora ubutasi. Kirere kukimenya mu makosa abarwana bakora no kugenda ahantu batazi icyo bagiye kurebayo. Ubu namwe muri abatasi. Impamvu muri gusenga amasengesho muzayimenya nyuma. Ntago mwamye impamvu muri gusenga. Hari umuntu uri hano rwose mwasanga ari mu kuyategurira umuntu umwe. Hari umuntu wari bupfe cyangwa ufite ikibazo, Imana igategura amasengesho y'abantu benshi kubw'uwo muntu. Hari ubutasi bw'umwuka buba bwabaye butuma Imana yabahamagaye ngo musenge. Ntabwo Imana ntabwo ishaka ko twifotoza, ifite ikiza gukora gikomeye. Icya gatatu gituma abasirikare badatsindwa nuko nubona umusirikare umwe ari kugenda, uza kubona uwo mwahuye ku manywa, haba hari umuyobozi we. Yesu ashimwe. Nimuza ko ari umuntu umusirikare wigendera ari nk'umwe ari babiri, hari umuyobozi we uri ahantu. Abarokore rero twari twaramenyereye ko abapasiteri badasenga, noneho mukajya gusenga tudahari. Kamuze ko tutiyiriza ubusa tutajya dusenga, ariko baratubeshyaraga. Turabikora natwe. Imana ishimwe ko mufite amasengesho y'iminsi 21 rero azamara iminsi myinshi. Iravunda, ngenda yitinya 21 iravuna. Uzi buri munsi kumva ngo uri gusenga no kubitekereza byo biravuna. Niba koko muri kubikora nkuko mwabyiyemeje, niba koko muri kubikora nkuko mwabivuze, biravuna gusenga. Ariko impamvu muzayimenya nyuma, mukomeze musenge. Umushumba wacu nubwo mufite igiterane cya Pentecoste, ariko yambwiye ikintu nateguraho. Yarambwiye ati ku munsi uzadusura uzategure kuri topics 3 cyangwa se teme 3, uzatubwire icyo wumva utekereza ku muntu bita l'homme spirituel, umuntu w'umwuka. Umuntu w'umwuka ko duhora tumva umuntu umunyamwuka, umuntu w'umwuka n'umuntu umeze gute. Icya kabiri uwo bita l'homme charnel, umuntu charnel cyangwa se umuntu animal niko bamwita, umuntu nyamaswa w'umubiri uraho. Hanyuma icya gatatu arambwira ngo uzatubwire kijyanye n'umunyedini, umuntu w'umunyedini. Ariko kubera ko umwanya wacu bitavamo byose, ndavuga kuri kimwe muri ibyo bitatu. Ibindi ndabinyuramo nihuta, ariko nateguye kimwe ku bw'iminota dufite. Abandi Imana izabakoresha bakomeze kubivugaho. Iyo bavuga umuntu w'umwuka, hari n'igihe bajya bahamagara ngo abanyempano baze. None bavuga gutyo mwebwe mukivanamo, nta n'umwe utafite impano buriya.
yavuze ngo abanyempano basigare, ubwo mushaka avuga mu ndimi nyinshi, kandi biravuga ngo buri wese Imana ikamuha ikimerekana iki h'umwuka ngo abantu bafashwe. Ubwo rero nashaka ko tuganira ku muntu w'umwuka twifashishije ijambo ry'Imana. Reka nsome rero icyo Yesu yabwiye Nikodemu, aricyo mperaho ibice byaho 3 muri Yohana umurongo wa 6. Hari umugabo w'umwarimu w'umuhanga cyane Yesu yavuze ku bijyanye n'umwuka. Reka mbere kuri 5 muri Yohana umurongo wa 5, ubutumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu Kristo, ibice 3 umurongo wa 5 haranditse ngo, Yesu aramusubiza ati ni ukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe n'amazi n'umwuka atabasha kwinjira mu bwami bw'Imana. 6 rero, ikibyarwa n'umubiri nacyo ni igiki? Ni umubiri. Ikibyarwa n'umwuka nacyo ni igiki? Ni umwuka. 7 rero, witangazwa nuko kubwiye yuko bibakwiriye kubyaka bwa kabiri. Umuyaga uhuha aho ushaka, ukumva guhuha kwawo, ariko ntumenye aho uva cyangwa aho ujya. Niko n'uwabyawe n'umwuka wese amera. Amen. Kubyarwa n'umwuka, kuba umunyamwuka, kuba umuntu w'umwuka. Aba mu bijyanye n'iyobokamana cyangwa n'ibyo twemera, ntabwo wavuga ngo umuntu abyawe n'umwuka ataravutse ubwa kabiri. Ubwo nyine uhita ukata aho ngaho ujya muri urwandiko rwa Yohana, sinshaka ko tuhasoma 1:12 haravuga ngo icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye. Abyumvise ngo bahise bahabwa iki? Ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Iryo jambo uzamfasha uritekereze, ngiye ryahinduye ubuzima bwanjye. Iri jambo mu bintu byatumye mbuwundi we none n'iri jambo naricaye ndavuga ngo icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye bahawe ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Bakashyira mu notabene kitonderwa, abo ntibabyawe. Abyumvise noneho n'ubushake bw'iki? Bw'umugabo cyangwa bw'umugore, ahubwo babyawe n'Imana. N'ubundi ibaza byapfiriye Imana kivuze ngo abamwemeye bakamwizera babaye abana b'Imana, ubundi umwana w'Imana ese ni Imana itabishaka cyangwa ninjye wanze kubyakira? Burya umwana adoptifu, umwana sinzi ko babyita, umwana babyita gute? Wa mwana ugenda ukabwira uti ubaye umwana wanjye, ugakora declaration mu mategeko bakamuguha, bamwita sinzi ukuntu bamwita, tumwita ngwiki? Kubera kumubera umubyeyi utamubyaye ariko akaba ari umubyeyi mu buryo bw'amategeko. Uzi ikibazo gikomeye agira? Ni ukwemera ko uri umubyeyi. Sinzi nibyo mubyumvise. Ikibazo afite gikomeye, nubwo wamuha byose, niyo wamujyana mu bandi bana, niyo wagera ubanza ukamumurika kugira ngo azemere ko uri umubyeyi, niyo ntambara agira. Natwe nicyo cyatubayeho, kwemera ko Imana ari papa wawe, nawe ukemera ko uri umwana. Birakuvuna ku buryo ukuntu ugenda nuko witwara bigaragara ko utazi cyakubayeho. None uri wabitekereza? Hari igihe uricara iri jambo karitekerezaho, none se ikibazo kirihe? Icyakora bamwemeye, niwe se ntiwamwemeye? Bakizera, ntiwizeye? Bahawe ubushobozi, ntiwabuhawe bwo kuba iki? Umwana w'Imana. Uri wese nyine yo wicaye niyo ugenda wumva uriwe. Nese ikibazo n'Imana idashaka kuba we. None niba wemera ko uri umwana w'Imana, Imana ni igiki? Kabana b'abayobozi biyizi, ntibiyizi se? Umwana zise n'indogo bimenya shebuja. Niba Imana ari papa wawe, hari ugitekereza gutyo? Hari n'igihe tujya dusenga Imana tukayisenga mu buryo itameze nka papa, twajya no kuyishima ukumva tutayishimye nka papa. Murebe nawe uramutse ufite umwana wawe wabyaye, none mu gitondo ukamuha umugati, umwana akajya gushima ku cyumweru, akapapuro wo gushima akavuga ati ndashaka gushimira papa ko yampaye umugati nimugoroba. Niki mwatekereza? Mwakumva ko umwana afite ikibazo kuko papa kubona umugati kwe ni ikibazo muri ugo rugo. Hari uburenganzira dufite kubera ko Imana ari papa, hari ibyo ntagombye no gusengera. Igomba kumva kubera ko yo kwitwa umwana bishatse kuvuga ngo hari uburenganzira nza guhabwa ntakoreye kuko ndi umwana gusa. Amen. Kuba uri umwana bikuha uburenganzira bwo kugira ibintu uhabwa bitewe n'icyo uri cyo. Nimpamvu kuba uri umunyarwanda hari icyo bivuze. Hari ikintu kuba uri umunyarwanda hari icyo bivuze. None nibaze kuba uri umwana w'Imana, kugera ngo witwa umuntu w'umwuka, umuntu l'homme spirituel, umuntu w'umwuka,
nuko agomba kuba waravutse wa kangahe ubwa kabiri. Hari igihe nibaza ese abantu ntibabishidikanyaho, hari igihe ushidikanya ko uvutse wa kabiri, ese kuvuga wa kabiri bigenda biti? Biroroshye cyane. Yarabyanditse mu Baroma 10 sinshaka kuhasoma. Yaravuze ngo ni watuza akanguka wiko Kristo ari umwami, ukizera ko Imana amuze mu mutima wawe uzakizwa. Kubera ko gukizwa biroroshye. Gukizwa guheshwa no kumva ijambo rya Kristo. Wamara kuryize, donc bica mu ntambwe enye. Urumva ijambo, karyizeza umutima, karyatuza umunwa, ukabura kijijwe. Umva bitoroshye. Ntibisaba theology nyinshi, ntibisaba kujya kwiga amashuri menshi. Kamabwira umuntu umwe bakijijwe byoroshye cyane. Umva ukuntu k'umwana w'Imana byoroshye. Tugigorogota dusangeyo Yesu ku munsi yapfuyeho. Habambye abantu batatu. Hari Yesu uri hagati, hari n'abambuzi, umwe ari iburyo undi ari ibumoso. Aba bambuzi bashobora kuba bari baza amakuru ya Kristo ariko bataramwizeye. Kuyo baza ko baramwizeye ntibari kubambwa. Babambwe nk'igihano cy'ibyaha bakoze. Ikindi Yesu yatinze ku musaraba. Batangiye bamutukaba, ibintu byose byavugiwe ku musaraba barabyumvaga. Noneho ibisambo byombi biravugana. Kimwe kibwira Yesu muri abo babiri. Kiramubwira ariko Yesu, niba uri umwana w'Imana nkuko bari kubikubwira yepfaho. Numvise bakuvuga ngo uri umwana w'Imana, niko bananditse hejuru ye. Ngo yitumwa n'ikirango kiri hejuru ye, uri umwana w'Imana. Yaramubwiye ngo ikuraho natwe udukureyo. Icyo aravuze mu cyumve n'injyuro. Yaramubwiye ati ubwo ubu ngubu waba uri umwana w'Imana ukaza hano uti ko ruhaza amabandi wowe uje hano uti ati nicyo mfa nabarokorere, ati niba mfa nabarokore wowe wemera ko uri umubandi n'umujura we kubeshya umwana w'Imana, niba uri wevayo. Ariko hari undi ku ruhande bose barafite amakuru angana. Ahita abwira mugenzi we ati ariko niyo tubaha abantu tubaha n'Imana. Ubwo biri kubera ku musaraba. Kandi mwibuke ko bagiye gupfa, ntago baza gutaha, ntibajya kubavuza, ni amasegonda yanyu masigaye ngo bave ku isi. Akuka bakoresheje niko bari basigaranye. Kare ako nyinako niho karaho kubakiza cyangwa kubarimbura. Undi aravuga ati ntukajye wigereranya n'umwana w'Imana, tuzize ibyaha twakoze, ariko yuwe nta cyaha yakoze. Arahindukira, ntabatije, nta dinagira, nta kora arimbamo, nta n'izina rye, namwe nta zina rye muzi. Impamvu mu ijuru bazaduha amazina atazwi n'abandi bantu bazaduherayo. Ko ari amazina mabi dufite iwacu batwise, hari n'abatanayagira, nta batije, nta dinagira, nta n'inshingano afite, nta n'amazi menshi, baza nta no guhanga yagiraga. Abwira ngo mwami Yesu, nugaruka mu bwami bwawe uza. Urumva ahise amenya ko nubwo abambwa ariko ari umwami. Urumva kumenya ukuntu nakizwa. Ahise amenya ngo nubwo abambanywe hamwe nanjye nzi ko azize ibyaha by'abanyabyaha nanjye ndimo, ati wamuha amahirwe mfite wayabyaza umusaruro. Nugaruka mu bwami bwawe. Reba kubwira umuntu bambwe ngo hari ahazajya azagaruke. Urumva kazi yarabyumvise. Nanjye uzanyibuke. Yesu mubwiye kujya kubatizwa. Mumbwira idini ry'iwe ry'umuntu. Niba abantu bazajya mu ijuru bazafite amadini baturukamo, uyu we ninde mu paseri wiwe, ninde mu buntu uzamudekarara. Niyo mpamvu hari abantu bazajya mu ijuru badaciyeho tutajya tutazi, tutabonye, tutabanye, kuko ijuru n'Imana ifata icyemezo cya nyuma. Aramubwira ngo mukanya turabana muri plazo y'iki, nuko bavuka ubwa kangahe ubwa kabiri. Nukwizera ibyo wizeye ukabyatura. Yaratuye ahita atsindishirizwa. Ntabwo ronza gutinda kuri ibyo, ndashaka kubabwira gusa ko udashobora kuba umuntu w'umwuka utarabyawe ubwa kabiri. Hanyuma rero hari ijambo Paulo yabwiye Abatesaloniki mu Rwanda yabandikiye 5:23. Bibutse ko ntaza gusoma kuko umwanya mfite ntunyemerera. Urwa mbere yabandikiye 5:23. Yarababwiye ngo Imana y'amahoro ibeze rwose. Ibavuze kweza rwose no ukweza ko buryo nta kintu gisigara kitejejwe. Ngo Imana y'amahoro ibeze rwose. Mwebwe ubwanyu dore ngiye birananditse n'umwuka wanyu n'ubugingo bwanyu byose birarindwe bitazabaho iki umugayo bw'umwami Yesu Kristo azagaruka. Iyo umuntu bira bintu bitatu byejejwe aba ari umunyamwuka. Dore umuntu umunyamwuka dore ko abameze. Yejejwe mu bugingo, yejejwe mu mubiri, yejejwe no mu mwuka. Nibyo tugiye kuvugaho. Noneho nushaka umunyamwuka ugomba kwezwa. Mbabwire ko ibintu biri muri Bibiliya ibintu bidashoboka ntago babyanditse. Ibyo muzabona byanditse nuko bishoboka. Tuvuge ngo isi irashoboka. Ngo nakwezwa mu mwuka, kezwa mu mubiri, kezwa
no mu marangamutima byagenda gute? Twaza kuvuga ibintu bitanu rero, bitanu shaka ko tuganira by'umuntu wifuza kuba umuntu w'umunyamwuka. Ntago muza kubona mu indimi nyinshi, muza kubona mu indimi nyinshi, ako ni ibintu bitanu tugiye kurebera hamwe kuri uyu mugoroba. Niba muri gushaka Pentekoti, ntabwo dushaka umwuka wa ibintu bito nibimenyerewe. Ibimenyerewe murabifite, mwirinde gusaba ibintu mufite. Ubu mwese mufite umwuka wera, nta muntu n'umwe muri mwe udafite umwuka wera. Kubera iki? Nabihamya. Bibiliya iravuga ngo nta ujya kwa data umwuka atabigize mu iki uruhari. Uwo mwuka wenda ari ku rwego runaka, hari nivo, hari urwego ariho, ari kure ufite. No kuba wavuye mu kazi ukaza hano ni umwuka wakuzanye. Ariko muri imbye yaravuze ngo numva Yesu anyemeza ko mbuze iki imbaraga. N'intumwa za Yesu zari zifite umwuka wera, ariko mu rwego rwo hasi. Niyo mpamvu wowe kino giterane kigiye kuba kugira ngo urwego muriho mu buryo spirituel, mu buryo bw'umwuka rushyirwe hejuru. Amen. Yesu ashimwe. Umuntu umuntu asigwa inshuro eshatu. Umuntu azamuka mu buryo butatu kugira ngo ugira mu buryo butatu, mu buryo bw'umwuka. Muri aya masengesho y'iminsi 21 muzasenga hamwe n'ijambo ry'Imana, hamwe n'abigisha, muzagenda muzamuka. Urwego rwa mbere umuntu azamuka mu mwuka. Kunyine nimo mvuga uburyo mukwiye gusigwa mukava ku rwego rumwe mujya ku rundi. Urwego rwa mbere umuntu asigwaho mu mwuka ni ukuvuka ubwa kabiri. Niyo ntambwe ya mbere, urabanza ukavuka. No mu Bisiraheli bajyaga bagira igihe bakagira amavuta yagenewe gusiga ababembi, gusiga abanyabyaha. Hari amavuta yagenewe gusiga abantu bafite ibibembi, bigereranywa n'umwuka wera utsinda abanyabyaha. Bibiliya iravuga ngo umwuka naza azatsinda abisi bemeze by'icyaha n'iby'amateka. Urwego rwa mbere umwuka akora mu muntu, rwa mbere umwuka yagukoreye, yakwemeje iby'icyaha. Muri byavuze ngo yambwiye ko ndi umunyabyaha, yambwiye ko ndi umunyabyaha, ndihana ndizerarangiza, ibyo ndirimba nibyo mvuga, kimumukizu. Urwo rwego mwese mararufite. Urwego wo kuvuka ubwa kabiri bikorwa n'umwuka, ariko ayo mavuta bari make. Kuba umwana, kuvuka uri umwana ni byiza, ariko ntabwo ubukuze, ukeneye urundi rugendo. Habaga amavuta yo gusiga ababembe rero, bigaragaza n'umwuka wera. Urugendo rwa mbere akora kugira ngo umuntu ave mu byaha, yakire Kristo umwami n'umukiza w'ubugingo bwe. Urwego rwa kabiri rero ni ukubatizwa mu mwuka wera, ari ibyo batubwiye. Iyo uvutse ntububatijwe. Kuvuga kabiri ntabwo gusobanura kubatijwe mu mwuka wera. Kareka kuvuga kabiri bikugira umwana w'Imana. Ariko noho ikiguzi kindi ntabwo mfite umwanya wo kubivugaho. Kuvuga ubwa kabiri biterwa no kwizera ijambo ry'Imana ukaryatura. Kuvuga no kubatizwa nabyo bijya gusa nkabyo. Kumva ijambo ry'Imana ugasenga, ukagira inyota y'umwuka wera, ukashaka kubatizwa. Kandi muzirinde kubaho mutabatije. Kamabwira impamvu mwese mukwiye kubatizwa mu mwuka wera. Mwese nta n'umusigaye. Ni ukubera ko undi mubatizo wundi mwahawe ni wa Yohana. Yohana ni pasiteri, mbese ni w'abapasiteri. Yaravuze ngo ndabatirisha iki? Amazi. Ariko inyuma yanjye hari undi undusha iki? Ubushobozi. Ubu rero mutaje umwuka wera afite umubatizo wande? Wa Yohana, umubatizo w'abapasiteri. Umubatizo kugira ngo tukubatize dushingira ku bintu bitatu. Icya mbere ubuhamya bwawe, kwizera umwami Yesu no kwihana ibyaha. Niko tuya tunavuga ngo mwene data ko kwizera umwami Yesu Kristo no kwihana ibyaha bye n'ubuhamya bwe turamubatije. Ashobora kutubeshya rero, akiba amazi, ashaka gukora ubukwe, ashaka kujya kwiga. Hange tubatirisha abana bacu ngo kujya segonderi, wakambatirize, wakashyiriremo, ukagize 12 ngo bagiye kumuhakaza ahantu, ngo none rwose ngo mumpa recommandation uti nzamubatiza ejo muri piscine. Ubatizo wa Yohana ni kumera. Niyo mpamvu Imana wimye abapasiteri ukuriki urenze uko yarawimye rwose. Imana wo twimye iravuga ati mujye mugarukira kwa Yohana, ariko ibirenzaho ni ijuru izafata icyemezo. Benshi mwabatijwe mudashyitse,
mwahawe amazi mutayakwiye. Uzi umuntu ukwiye amazi ni umuntu wamaze kwihana ibyaha bye. Abantu benshi twabatije ibyaha byabo bakibifite, bagira ngo amazi menshi yakuraho ibyaha, yaza kwabikuraho kwe kujya twirirwa ayo woga buri munsi, uri kuba rwose ibyaha byigeze kure byaragushizeho. Ntago amazi akuraho ibyaha, ahubwo amazi menshi agenewe ni ubuhamya. Wowe byabereye imbere ko wihannye, uduha ubuhamya turabuzi, cyangwa wowe urabwitangira, noneho nk'ikimenyetso cy'uko iby'imbere mu mutima bigaragarishije kubatizwa. Noneho umubatizo w'amazi menshi rero ugenewe abo ngabo bamaze kumera gutyo. Noneho rero umubatizo w'Umwuka Wera niwo nshaka kubakangurira. Iyo Imana igiye kubera ko umubatizo ukeneye ubuhamya, ni ijuru ryicara ubutatu bwera bw'Imana bukanzura. Murabona akwiye umwuka, nta muntu wiba umwuka rero. Amazi wayiba kubera ko ushaka gukora ubukwe, ushaka kujya kwiga, ariko ntiwakwiba iki? Umwuka Wera. Wambaza utise ko twabonye abantu batse umwuka Wera tukona abaye amabandi, tukona bari murabafite b'amabandi bavuga no mu ndimi babeshya. Mutugo ngo ntibawibye, ntago bawibye, ahubwo igihe Imana yawubahaga, mu byumve neza, yasaha igihe Imana irimo yubaha bari bazima, bapfuye inyuma. Sinzira mwabyumvise. Nubona ibandi bivuga mu ndimi nyinshi byuzura umwuka Wera, ukabona ririmo rikora n'ibyaha, ntugire ngo Imana yakoze ikosa imuha umwuka Wera. Imana yakoze ibiyireba, ariko kuko itakuremye nk'igikoko, iguha icyo bita libre arbitre volonté, rava libre arbitre volonté, gufata icyemezo cya nyuma, ubushake. Yego, uri arbitre ku buzima bwawe, ufite ubushake. Niyo mpamvu rero nibiguhaye umwuka, ni nkuko twabona umuntu wakoze impanuka afite kategori yo gutwara imodoka, twabwira polisi ngo yimuhereye iki? Nta kosa polisi yakoze. Uko aza kugenda mu muhanda arabibazwa. Niyo mpamvu hashyiraho amategeko n'ibyapa mu nzira kuyiguha. Ntibivuze ko utakora impanuka, uzabazwa kwakoze impanuka bazanayikwaki. Impamvu dukeneye kubazwa umwuka Wera nuko byerekana ko ari igihe ijuru ryize rikwemera. Niba byanabaye n'umunsi umwe igihe ryakwemeye, umutarabatizwa umwuka Wera rero ntituzi niba ryaramwemeye, ntituzi uko rimutekereza, kuko pasiteri witwa Yesu niwe ufata icyemezo n'umwuka Wera na se cyo kugira gute ubatizwa. Muri aya masengesho rero ntimuzave mu mutabatijwe. Mwabyumvise? Umwuka Wera ari no nta kiba no mu ijuru yaramanutse. Kera yabaga kuri, muri yavuze ngo nukuri yatugezemo. Mwabimenye se? Nukuri yatugezemo, asiga yabana natwe, ngwino wihimana yera yozuwo muti. Umwuka arino, umwuka ari ino, namwe murabizi ko hari. Ndashaka kubasaba muri aya masengesho y'Imana n'umwe uzabigira intego ngo Mana namaze kumenya ko kugira ngo mbatizwe mu mwuka Wera hari urwego rwicara rwo mu ijuru rukanzura ku famiye y'Imana. Ngewe utatu bw'Imana mbwita famiye y'Imana iricara ikaguha umwuka Wera. Nta muntu ubatizamo, nta ugusega tuzi ku gahanga, nta tuvuta, nta duki, ni Yesu byanzura. Mwanyemerera buri wese akamenya ko nibura umunsi mu ijuru ryigeze rimwigaho Imana zabahe kubazwa umwuka Wera, kandi biremera, birashoboka. Ngewe mfite ibimenyetso byinshi byuko nabonye abana bazwa umwuka Wera, abana batoya b'imyaka 5, 10. Ni ibintu menyereye kubibona, menyereye ko n'abantu magana bangana hamwe babazwa umwuka Wera. Reka ne kwitinda kuri icyo, navuze ko hari imbaraga z'Imana, amavuta y'Imana atuma uvuka ubwa kabiri. Uburyo bwa kabiri kwazwa umwuka Wera, ubwa gatatu rero ni ukuzuzwa. Ibyo batubwiye kuzuzwa muhehe umwuka Wera, buzuza ikintu gihari. Nta kubatizwa, babatizwa rimwe, ariko kuzuzwa ni buri munsi. Utwuzuzi iminsi yose urukundo rwawe mwami, tubinzu y'umwuka Wera ahore muri twite. Mana yacu
mana yacu wohereza umwuka wawe mu mitima yacu twese twuzurizi sezerano. Kuvuka ubwa kabiri, kubazwa umwuka wera, kuzwa umwuka wera. Icya kane rero, ngeze ku cya kane umwuka akora ku muntu, aguha icyo bita ubutwari. Biki ubutwari. Ni kane rero, kuvuka ubwa kabiri, kubazwa umwuka wera, kuzwa umwuka wera no kugira iki ubutwari. Buri kintu cyose gisaba ikiguzi. Kuvuka ubwa kabiri hari icyo bigusaba, kubatizwa hari icyo bigusaba, kuzuzwa hari icyo bigusaba, kugira ubutware hari icyo bigusaba. Sinshaka kubyigishaho, ndashaka kubabwira ko hari urwego uriho muri byombi uko ari bine. Hari ntabuze ahantu uri, ariko cyonzi ko muri ku rwego rwa mbere bamwe, abandi muri kuri kabiri, gatatu cyangwa kane. Gusigwa rero umuntu asigwa kane. Mbibutse ko na Yesu agiye kubatizwa, se yatanze ubuhamya. Mwumvire ubuhamya se yatanze kuri Yorodani, ngo uyu mwana wanjye nkunda mwese, yaramutangiye iki ubuhamya. Nawe Imana ikeneye gutangira ubuhamya. Kandi mbibutse Dawidi muramuzi, abantu bazi ko bamusize amavuta rimwe. Reka ni gatatu, bamusize gatatu. Ubwa mbere asigwa amavuta, yasizwe amavuta igihe yaragemuriye bakuru be, igihe bari bamusize babajije se niba nta mwana w'umwami. Mwibuke ko nako tugomba kuvuka tukaba abami n'abatambyi b'ubwami. Muzi ko bamusize, yasizwe amavuta imbere y'abakuru be. Amaze kuyasigwa ntacyo amumariye, uretse yasubiye kuragira. Ubu namwe hari abantu basizwe ariko ku buryo utamenya kwigeza nakizwa. Ko narasize yaravuze ubwa kabiri, ariko mu kazi ntibabizi. Yamaze gusigwa asubira mu ntama, ariko ntibari bamusigiye kuragira, bamusigiye kuba iki umwami. Ariko tuvuta twari duke, ntabwo kwa gutuma ayobora. Yasubiye kuragira iki intama, ari iki yigwa rwana n'intare n'idubu, kandi asigiwe kuba iki umwami. Bandi bati se bikumariye iki? Kubura umwami ubana natwe uba mu mase bikumariye iki? Yari amavuta y'urwego rwa kangahe? Rwa mbere. Nkayo ufite, niba usizwe rimwe nta nuzi kukijijwe. Hari abantu bibaza ahubwo ntibituma ujya no gusenga. Kubera iki? Soko utaza, ariko tuvuta ufite ni duki. Dawidi birangiye, Sawuli barapfuye. Sawuli amaze gupfa, baravuga bati rero hari umuhungu wigeze asigwa kera hashize imyaka, yari umwana none agize 30 après 18 ans. Baramuhamagara bati tuzi ko asizwe kera, none ngwino tugusiga amavuta ari kuyobora abayuda. Yari amavuta yo kuyobora bene wanyu. Nkaya adeperi gira, wara adeperi ufite amavuta atuma umuntu afashwa yabonye abadeperi. Bwe niko baradusiza amavuta lokale. Bira niyo adeperi sizi. Amavuta donc kugira ngo ufashwe. Donc Dawidi baravuze ati uraba umwami w'abaki w'abayuda, ariko Imana yari yamusigiye kuyobora imiryango ingahe 12. None kubera amavuta make ya bene wabo bamusize, ari amavuta y'abanyarwanda yatumye tugera kuri Jesu dakura abatutsi, amavuta y'ubwoko, amavuta y'akarere, amavuta lokali. Baragenda bagati turakwimitsa uwacu, uro mu bacu. Uro mu bacu. Nyamara Imana ntiyamuhamagariye kuyobora abo mu babo. Bamwimikira iyo ngiyi Heburoni, niho bamwimukiye bene wabo barazana barunda hejuru bati tuyobore, ntacyo bitwaye. Ariko umuntu aravuga se wa muhungu we, andi moko 10 ubundi boko 11 bo kubusize, baramugarura bamujyana hehe ha gatatu, bamwimukira imbere ya rubanda ayobora imiryango 10 n'ingahe 12. Buriya abadeperi turi ku rwego rwo hasi, kuko dutekereza ko hanze ya deperi nta mani bayo. Kube ko urukari nyine wowe ziko, kandi deperi yaje ubu ni 40, kandi sanga itoro rimaze imyaka 1900 ribaho. None kuko wanze kuva muri amavuta warananiranye, uhora wumva nyine ari aho bigarukira. Ariko Yesu yabwiye intumwa ze, dore yabwiye ngo icyakora muzahabwa imbaraga. Mwumva ukuntu zikora, muzabagwa kumpamya hehe Yerusalemu. Ayo na ya mbere. Isamariya mu wo mwanga mutajya muramukanya. Hanyuma no kumpera y'iki yisi. None dusiza yahi, wasizwa yahi. Ntago ufite ikizere. Imana dufashe muri zinyigisho muzumva muve mu bintu byo hasi. Imana yadutumye ku isi
yose, mujye mu mahanga yose. Ntago amahanga yose arya ibintu bimwe, ntibasa. Yadutumye ku isi yose, ariko kubera amavuta make nta cyizere twifitiye. Dufashwa ari uko tubonye abo dusa. Imana dufashe. Sinzi uko muza kuntekereza, birabareba, ariko icyo nshaka kubabwira ni amavuta rokari. Bategwa n'amavuta umuntu afite. Kavuga utuye nguyu rwose. Niyo mavuta Dawidi yasizwe bwa mbere, ntacyo yamumariye, yakomeje kuragira. Aya kabiri na bene wabo, aya gatatu bambwiye ati va muri ibyo bintu byo hasi aguka. Imana twagure mu izina ryande rya Yesu. Muri abantu benshi rwose. Hanyuma rero reka ne gutinda kuri ibyo, ndashaka kubabwira ko dukeneye izindi mbaraga, suko zidahari ariko ni ngeyo. Muri buku mufakazi uri mu bice bine mu bami ba kabiri, muracyamibuka amakuru ye. Ninde muntu uze amakuru? Ninde muzi amakuru yo mufakazi? Ndashaka kuvuga ku mavuta yari afite. Yafite ahe mavuta niya mubyibuka. Mumbwiye bazo yari afite. Icyambere yari umugore w'umuhanuzi. Mubyibuka? Ariko yarasigaranye amadeni. N'abana bangahe? Babiri. Umwishyuza aza kumwishyuza. Kandi mu cyo gihe bishyuzaga byari ibintu bibiri gusa. Inyishu ni ibintu bibiri. Urampa amavuta, niba utayafite umpa abana bajye kunkorera. Icyo nakundiye ura mudamu yaravuze ati mu byo nguha byose nguha abana banjye. Ntabwo njyana, ntabwo bajyana. Nusu urambiki. Amavuta ufite avuga ati mfite duke ariko turahari. Cyo shima Imana kuko umushumba bivuze amavuta make arahari. Ni ukuri turayafite. Nta yandi mavuta Imana izazana ari muri mwe. Mwe mubizi hari amavuta y'amamesa, murayazi? Yabonye umuriro abamenshi. Ni ukuri. Amavuta y'amamesa hari igihe abari mu ijerekani hasi yarumye ameza nk'ibuye, yabona umuriro. Umuntu w'Imana yaravuze ati nge ntacyo nishobore, ariko ashyuhijwe n'umuriro. Mana yanjye ndege ku unkoze w'ikara ry'umuriro. Mana yanjye ndege ku ntumwamwa mu bundi mbere. Ari amavuta y'uriya mudamu ntawe utafite hano. Noneho rero nakunze ukuntu yitwaye, ari nabyo iri torero ariko riri kwitwara. Kwanga hari ibyo bita declaration ya fayite abo mu misoro. Hari ufite ipatante, ufite ibyangombwa byo gucuruza, bwaca ntukabona wahombye, uhita ujya gutanga rero ipatante n'ibindi byangombwa ko utagicuruza ukava mu bandi. Kavuga rwose sinkibamo, ntimuzansoreshe. Noneho rero babwire urwego turiho ntabwo kwadekarara fayite mu by'umwuka. Hari usanga hari amakarito aba hari umuntu acuruje, usanga harimo imyunyu, harimo ibibiriti, harimo buji, harimo peteroli, hari ibintu bigihari. Ni ryari muri business umuntu adekarara fayite? Ni igihe nta banke gufitiye icyizere. Niko bigenda buryo. Iyo bagiye kuravuga ati se hari undi wakuguriza, aravuga ati ndukuri nuko byahombye, harimo amakarito n'amasabone n'ibibiriti, ariko muri banke najyayo. Ibikomera iyo nta banke nimwe bagushyize kuri blacklist. Ariko bitariho ubu nako itorero ntabwo turi kuri blacklist. Rikada ntabwo twadekarara fayite ngo tuwe satani ngo byaranze. Dufite uko twabigenza, dufite aho twajya, ntabwo twahombye, ntabwo twashiriwe. Hari ukuntu Yesu nashimwe. Uyu mugore aravuze ngo no ntuntwarira abana, mfite duke ariko turahari. Sawa, akora nk'ibi mwakoze. Afata urugendo aragenda ajya kwa Elisa. Aha mwaje ni kwa Elisa. Aramubaza ati bitebyaye ko uje imbere, ati mfite umwishyuza ahagaze ku muryango. Kandi natwe dufite uduhagaze ku muryango. Abagaze ku muryango w'iwawe, ahagaze ku muryango w'ibyawe, abagaze ku muryango w'igihugu, abaze ku muryango w'itorero. Ntimuzi ko abishyuza bahagaze?
barindiriye ko dukorwa n'iki n'isoni, barindiriye ko dukora. Umugore avuze ati ndabizi uje kuntwarira abana ariko ntabutwara kanjye kwa Elisa. Ageze Elisa amaze ati bite, ati umugabo wanjye yarapfuye, ni n'umugaragu wawe urabizi, none umwishyuza aje kuntwarira abana banyabombi. Yaramubajije ikintu kimwe, yaramubajije ngo hari icyo ufite imurugo, cyamubajije yamubwiye ngo kirahari ariko ni utuvuta dukeya. Yaramubwiye ngo n'utwo twari dukenewe, nta mavuta Elisa yamuhaye. Nta ni mavuta Imana izabaha, izazamura ibiri muri mwebwe, izazamura ibiri muri mwe. Paul abwiye Timoteyo ngo impano z'Imana zikurimo uzisese ibikurimo. Yaramubwiye ngo nta yandi mavuta nguha, taha. Abamuhaye ijambo, ijambo rizazamura ibihe byiza muri mwebwe, indirimbo zizazamura ibihe byiza muri mwe. Ageze mu rugo bamutegeka gukinga iyo nzu n'abana, arakinga. Arangije yamubwiye ngo amavuta agiye kuza, ni amavuta akeneye ibibindi byinshi. Ikintu cyantangaje rero, yamubwiye ngo utiri ibibindi byinshi bitagira umubare, barabizana barikingira n'abana bajya mu masashi y'isemo nkaya ngaya. Amavuta aba menshi, yayandi makeya, yayandi basuzuguraga aba menshi. Ariko cyantangaje muri iyi nkuru nuko ibibindi byaruzuye, amavuta akomeza kuza. Ubu ngubu ni ukuri Imana yabakoresha ibintu bikomeye muri uyu mujyi. Mwafata iyi si yose cyane kandi ya papa mubyibuke. Niba mwibuka ngene mabwiye kare, mwacyabyibuka cyangwa mwanze kubera ko muri adoptif mwanze kubyakira ko Imana ari papa wanyu, byarakunaniye kwiyakira. Ndashaka kubabwira ko ibi mbabwira, iyo wizeye amagambo ye uko yakubwiye, amagambo y'Imana agira ububasha n'ubushobozi. Amen. Ngewe iri jambo ryahinduye ubuzima bwanjye. 1:12, Yohana 1:12, naritekereje nkora meditation, ndavuga ngo ninge wabyishe. Ngiye kuyantekereza nk'umwana w'Imana, kandi ko ntekereza n'ubu niko ndi. Niyo ndyamye papa ndamuzi, isi yose nzikari isambu ya data. Nukuri ngewe nicaye mbwira papa ni hose ni mu isambu ya papa. Narebye na mu kirere byose ni rya papa. Amen. Kandi maze kubitekereza, umushumba Jean Paul arabizi. Umuze atekesheje ijambo navuze ngo abana b'abakire ntago biga mu Rwanda, amashuri bigamo mu Rwanda nayo abahenze. None ngewe aho mbimenyeye ngiye kubihindura. Nukuri navuze ngiye kwiga amashuri meza. Ngiye niza amashuri meza, maze kumenyera ijambo nti ndiga muri Canada, muri Australia, muri Amerika cyangwa mu Burayi. Nta buruse, nta wampaye buruse, nta wantumyeyo, nta wanyishyuriye ntawe. Nagiye nshaka ishuri gusa. Ndavuga umwana wo mukire ntago ajya abaza amafaranga, washaka ishuri. None se sibyo? Umwana wo mukire ntago washaka ishuri nta kindi. Jean Paul arabizi ko turi kumwe, ko kwicaranye nawe. Ndamugana nshakira ishuri ryiza iyo ngiye ugenda ujya. Kuko namaze kumenya icyambayeho, namaze kumenya icyo ndicyo. Papa ni umukire, biri mu nda y'isi nibye, byo mu kirere nibye. Kuki nisondeka, kuki mubabarira, kuki mbabarira Imana ngiye gusenga. Sinyansengera ibintu bitoya, reka. Nabwiye Imana azasengera binini nusha kubinyime, ariko ni napfa. Umuntu azavuga ati uyu muntu yapfuye ari intwari, yasengeye icyifuzo. O gusengera umwanda, ngusengera ikintu gitoya upfa ukibonye. Wasengera ikintu kinini nuzareba icyifuzo cyawe, kavuga ati uyu muntu yari umuntu w'umugabo. Amen. Abakoze amateka y'ibintu bikomeye ntago basize babishoje, ariko barabitekereje, abandi baje barabikomeza. Mujye mutekereza ku Mana mubone gusenga. Amen. Haleluya. Imutange rero ni kwireba, reka mbwe byantu bitanu bizatuma uhinduka umunyamwuka. Cyo cyari ikiganiro karagaciyeho. Icyambere rero gituma umuntu ahinduka umuntu w'umunyamwuka, nuko ugomba kwibuka yuko ukeneye icyo bita la présence de Dieu, kuba hafi y'iki y'Imana. Muzi icyo bishatse kuvuga? Nta muntu n'umwe wabaye igihangange, nta muntu wigeze aba umuntu charismatique w'umunyamwuka atajya afata umwanya wo kubana n'Imana. Kubana n'iki? Umwanya uhagije. Mbibutsa akantu, isi nta mwanya izagusigiraho gusenga. Mu kazi ufite nta mwanya wo gusenga urimo, nta n'uzabiguhanira kutasenze. Kareka. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga muri Luka 21:37 ngo iminsi yose yirirwaga yigisha. Uwo muntu muramumenye? Ninde? Bwakwera kagira ate? Yabaga agiye gukora iki? Yaragiye gukora iki nyine? Mwibuke ko se baziranye. Wowe none ntibaze kutanamuzi. Wowe ntunamuzi.
none wanze no kujya kumushaka. Yaraziranye na se ku buryo atanga report nimugoroba, akavuga ko umunsi wagenze, akavuga n'akazi azakora ku munsi ukurikira. Iminsi ngahe yose. Uwo ni umwana w'Imana. We witwaza iki? Kubana na se, kuba imbere y'Imana. Umuntu ushaka ko ahinduka umuntu w'umwuka, afata umwanya uhagije wo kubana n'iki n'Imana. Mbibutse rero kubera aho abisigeze, muzijya gusenga mutetse, musenge mugenda, musenge mutwaye imodoka, ariko mwabaye mute? Nta mwanya gusenga uhari. Rekada umwanya wose no gusenga. Tukarindire ngo hari umwanya uzabaho muzasaba konje. Rekada nta by'amakonje. Niba uri guteka urajya guhisha, uyarangije gwiki, uzasenge woga. Ninduza uri koga, uzajya muri dushe, wowe utangira amasengesho uzajya kurangiza, urimbye mw'indirimbo, uri kwisiga inkweto uzajya kuzarangira kuzambara, uyarangije. Nta mwanya uhari wo gusenga, kumenya ko ahantu hose uri hari n'Imana. Twabyize nabi ko Imana iba mu rusengero. Niyo dusenga niko tuvuga. Zuba ukuntu abantu bajya basenga, kumva iyo bagize hano, Mwami Yesu tugeze ahera hawe. Urumva ukuntu batangira bivuga, tugeze imbere y'ubwiza bwawe. Aho wari uri hari hehe? Niba imbere y'ubwiza bw'Imana uvuye, bigaragara ko aho uri hari kwa shitani. Nta kwa shitani habaho, ni wowe uhagira kwa shitani. Satani ntagagira aderesi. Satani ni sans aderesi. Satani muzabaze, nta hantu hagira atura. Aravuga ngo umurwanyi Satani azabahunga, mwegera Imana izabegera. Satani agenda yizerera nk'intare iragute ivuga, ashaka kwaconjomera. Satani yo mushyize mu rugo rwanyu, mbese ajya aho bari kumuhamagara. Iyo mushyize mu kanwa kwawe araza. Mwe mubizi ntagira aderesi. Genda yumva ko mugana mumuvuga ati ntihe bari kumuhamagara, ati ntaho bampamagaye, ati nihe. Nuko bigenda. Kamabwire, ubu muzi ko Satani bakwirimbi. Iyo mugeze ku marimbi mwese, hafi ya mwese, ubwira Imana uti ndumperekeza, ati hano ndahari. Ati ndaharenga gute? Ngo hari ntibicanye ngo byijoro ngo babicanye by'umuriro ngo biri kwaka. Kandi mwarize shimi na physique. None wafatira imibiri ingana kuriya iri mwirimbi yose igomba kuba decompose ikasandara, ntibure kubyara za gaze zaka. Ariko mwashyize shitani kuko izikotana haba ajya kuhabategera. Ko mwaramubwiye ngo Satani we tukureke no karitsiye. Ntacyo mukwiye kurekera shitani, ni inzererezi, nta aderesi agira. Niyo mpamvu mukwiye kwegera iki? Imana. Ukaba uri umurokore, tukureba tutakureba kuri computer yawe, ukamenya ko Imana iri hano muri computer. Hari bisubiza Imana igihora kuri computer ntibihari, n'ibyo kuri telefone ntibihari. Mpamvu ngo mukizo kuri telefone kuko na Imana yikoresha. Gomba kumenya ko Imana ahantu hose iri, Imana nta hitari nta nahiri. Akuvuze ngo mugahumiriza ngo ngeze ahera hawe. Ahandi hari hameze ubwo wiri ukora amanyanga, none ugeze hano ngo nahera y'Imana. No, tagura umunyamwuka. Umuntu charismatique ahantu hose ari, abari imbere y'Imana. Ikintu cyambere gikuza umuntu w'Imana no gufata umwanya wo kumenya ko abashaka umutima ushaka iki? Imana. Hari ndimo nkundivuga ngo imparaguye umwuma nkuko ishaka amazi, Imana niko ngushaka. Ndi moreze imparaguye umwuma nkuko ishaka amazi. Ikintu cyambere kiza gukomeza ngo ube umuntu charismatique no kumenya kandi hose Imana ihari. Nubishobora tuziba uzibuteze kandi Imana ihari. Ubu hano abakwiba niba banaje ni baki, n'abantu bakwiba hano shoko atari benshi. Ariko abantu baziba batashye, baziba basohotse, bazagira uturimbo twiza turi hano batukane basoho. Oya, ntagura umunyamwuka. Umuntu w'umunyamwuka amenya ngo ibera hose icyarimwe. Amen. Icya kabiri rero nabwiye ibintu bitanu. Icya kabiri gituma umuntu ahinduka umunyamwuka ni umuntu uzi kurya ijambo ry'Imana. Ni ibiryo. Ni iki? Ni ibiryo. Munyemere nsubire ku kambere. Nahakantu bagiye numvaga nshaka kubabwira. Hari umwuka bita carbone no bita oxygene. Ntimuyizi yombi. Yo mu kimbwe y'amadirishya bigenda bite? Hinjira iki hagasohoka iki? Hinjira oxygene hagasohoka. Buriya tugiye gusenga, buriya ibintu twirirwamo byose bibyara carbone. Ibibazo, ingorane, amatiku, induru, ayigeze imbere y'Imana birasohoka. Ni mpamvu muri mbi yavuze ngo ibihense ngo Uwiteka bigira gute? Bintarura mu mpagarara, bikufanamo carbone we. Katumuhumeka undi mwuka. Ubu n'ubu mumeze neza. Mwiriwemo birimo bisohoka. Ko twahisemo gushaka Imana ubwo tubitekereje. Carbone ziragenda hakaza oxygene.
iyo ugiye gushaka mu maso h'Imana, iyo uri gutekereza Imana, njye nsenga Imana ntwaye imodoka, senga Imana ndi koga, senga Imana ndi kwambara, sintegereza amatangazo y'amasengesho kuko Imana turahorana. Cyakabiri rero kizatuma uba umunyamwuka nuko ukunda kurya ijambo ry'Imana. Uzasome muri Luka 4 umurongo wa 4. Ukuntu Yesu yaravuze ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, atungwa n'iki? N'amagambo Imana ivuga. Mwari muzi ko amagambo Imana nyine wa mupapa wacu. Mwari muzi ko atigeze afata iyi si ngayibumbe. Iyi si muri kubona iyi si materiel tigeze ayikoraho, yakoze ku muntu gusa. Ibi byose muri kubona yavuze ngo zubabaho riti ndaje. Kwezi nditabye. Nyanja sindenga hano. Ibyo mu mazi byose mwibwirize byijyanaho. Ijambo ry'Imana muzi ko rifite isano nuko tubayeho rirema. Maze nayanjye ajyarema ndi umuntu. Ngiye hari njya mvuga bikaba. Ngabitegeka bikemera. Nabahe ibyo ategetse biremera. None ijambo ry'Imana ringana iki? Niba ibintu wagiye uvuga byaremeye, ibyo wakomeje abandi byarabakomeje, ijambo ry'Imana ringana iki? Niba nayawe Imana yashingiraho ikayasohoza. Umuntu ushobora gukomera mu buryo bw'umwuka, charismatique, umuntu w'umwuka agomba kuba azi guteka ijambo ry'iki? Kuryitekera. Mwebwe mushaka ibyo kuri za social media, ariko bari abantu muri kureba ibintu byabo. Mamwe mubaha amafaranga mubaha gukora. Bora mutabirebye babirekeraho. Byabinirwa bavuga babesha. Wekada, jufata Bibiliya. Usome ijambo ry'Imana gw'Imana. Imana ashaka kumva ikintu uvuganye nanjye. Ngiye naje gusanga mfite akazi gatuma nzasoma Bibiliya ni iminota 5 ku munsi. Ngewe buri munsi mfata iminota 5. Nabigize intego mfata 5. Naje gusanga nayo yari myinshi ingora. Utisi 5 uzabigerageza ureke takugora. Uwo uzabikora nawe urebe. Uvuga uti nzafata 5 buri munsi urebe ukuntu bigorana. Ariko ugomba kwiha intego yo kujya unyuza amaso mu ijambo ry'Imana. Icyo ni cyakabiri zatuma ukomera. Icya gatatu gikomerera abantu no kuba mu bushake bw'Imana. Iyo usomye Abaroma 12 umurongo wa 2, kuba mu bushake bw'Imana, kuba mu bushake bw'Imana. Akangaka mwabakobwa mwe, mwabahungu mwe, mwabagabo mwe, mwabadamu mwe, nakantu kazatuma udahangayika, utarwara trauma, utarwara umutima, nta pressure, kumenya icyo Imana ishaka. Haravuga ngo kwimbabaze z'Imana. Ndumva iryo jambo murizi, ndabinginga. Abaroma 12 umurongo wa 2 haravuga ngo kwimbabaze z'Imana. Ngo nuko bene data ndabinginga kwimbabaze z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibitambo bizima bishimwa n'Imana, ari kwikorera kwanyu gukwiriye. Nimwishushanye n'abiki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya kugira mumenye iki? Mumenye neza iby'Imana ishaka ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Mugize imitima mishya. Niba ari ikintu kigoye abagabo, kigoye abadamu, kigoye abasore n'abakobwa, nuguhusha intego, kutamenya impamvu uriho, gukora ibyo wishakiye, umva biravuna, urarindagira. Hari indirimbo nkunda 45 iravuga ngo mu rugendo sinabimenya byose. Ndumva ndibo muyizi. Ariko nzi ko nzabimenya. Ariko icyo nzi nuko ibyo Imana ishaka ari byo nkwiriye kumenya ubushake bw'Imana. Ubushake bw'iki? Bw'Imana. Kandi hari n'igihe tuvuga tutabushaka. Iyo naho yuri muri bwa busabane bwawe n'Imana, yuri mu ijambo ry'Imana, ukabwira Imana uti Imana dore uko nabyumvaga nuko, ariko bye kuba uko nshaka bibukowe ushaka. Uzi ko na Yesu yagiye gusenga agasigamo marche ya papa we, agasiga space umwanya, asigamo room, aravuga ati papa dore uko nabyumvaga, ko bye kuba uko nshaka bibukowe ushaka. Nora vango bibe Mana unutabikora ntabwo ari Imana. Reka da uri umwana ntabwo uri umunyamwuka. Nyamuka aravuga ati dore uko nabyumvaga, ariko Mana musigiyemo rumu. Ega Imana izi byose. Hagarara mu itangiro kareba mu kwa 12 iri mu kwa 2. Ubwo utazi byinshi rero dusiga mu mwanya Imana yakoreramo, ariko yufunze ntabwo ukura. Umuntu ukuze mu mwuka arategura, arateganya, arifuza, arakateganya ko hari ibindi Imana yamufashamo. Amen. Hari inyamaswa za igitekerezo, ariko numvise kintu gitwaye ko kibabwira. Inyamaswa ngo zatoye za umwami w'inyamaswa intare, nagatekerezo nasomye
ngo zakoze inama yo gushaka uzajya ugaburira umwami, ubwo umwami w'inyamaswa ngo ni intare. Inyamaswa zose zikora amatora zifata impyisi, liyeni, impyisi. Zimaze kuyitora ziti wowe n'uzajya ushingwa kugaburira intare. Umuhigo wamara kuza rero impyisi yakuzajya igaburira intare. Ikora ikosa tujya dukora, ikagabura itarebye mu maso h'intare uko ibyumva, kavuga ati ko biri kose kino kinyita cyayihaza, igatema igashyira. Kandi bose ntahage, bose nyine wiki rero bukeye impyisi intare kubera kutahaga n'umujinya ifata inzare zayo, ifata amaso y'impyisi yakuramo, irakubita ikuramo. Impyisi irarwara irakira. Bukeye ihura na Bakame. Kamete se wabaye iki? Ati shabye hore akazi, nakoze akazi none bose yankuyemo amaso. Ukora kahe kazi se? Ati ndangaburira bose ariko yankuyemo amaso. Ati ubwo ntujye ubona, ati ubwo nicyo wazize, ntujye umwitegereza amaso, ntujye umwitegereza. Ijya kwisabira akazi. Iragenda ibwira impyisi, ibwira intare ati ngewe kambi akana ni impyisi nge nagashobora. Bati Bakame nibyo biro byawe n'ukuntu uri muto uzabishobora. Ati ngenza bishobora. Uzi ikintu Bakame yakoze? Yajyaga gukata ikinyita ikajya ireba mu maso h'intare. Intare ati ategezayo kuko mu maso haravuga. Umizi ko mu maso havuga? Intare nuko akazi yagashoboye. None mwebwe murashaka kubaho mutareba mu maso h'Imana? Uyu muhanga amaso, uyu muhanga amaso, ajarinda umutumbiri ku manywa na nijoro. Ajarinda umutumbiri ku manywa. Mukeneye kumenya icyo Imana ibitekerezaho. Namubizi ibintu byose mufite, ibyo mutekereza. Nagize umugisha wo kuba kumwe n'umushumba wanjye mukuru. Iyo mfite ikibazo numva mfite n'ukuntu numva nagikora neza kugira ngo numve mfite security, ndamuhamagara dore uko nabitekereje. Yamaze kumbwira ati, iyo maze kumuha iyo report hagiye ambwira ati bigenze gutya, sima mfite security. Namwe mukeneye umutekano mu byo mukora. Mujye muhanga amaso Imana murebe niba ibyemera. Mwe mubizi nutanga n'amaturo, yero kuntu utanga amaturo bene data Imana tubabarire. Uzi kuntu mutanga amaturo kandi kimbabaza, hari igihe mutekereza ubundi, hagiye mutekereza ko Imana itajye bara amaturo. Imana ikiyabara. Ntimuzi ahantu Yesu yagiye ku giturisho, haraho mwibutse gose wabaze Yesu atangaza watanze menshi. Ninde yavuze ko atanze menshi? Umupfakazi. Mumbwire icyo yashingiye. Yavuze ngo atanze kapitali. Icyo yarashingiye sibyo, yatanze icyo yarashingiyeho. Uzi ko tuye dutanga amaturo nk'abari gufasha Imana ngijya n'umwana kwiga. Rona umuntu umukene wamufasha ngijya n'umwana kwiga. Muzi ko Imana idakennye. Muzi ko Imana idafite ikibazo cyo kwishyura inzu. Waza ukayifasha nkaho ugiye gufasha umuntu wabuze icyarya. Uzi ko no kumenya niba Imana inaryemera ukaza warisengeye. Dukwiye gutanga amaturo bigutunguye. Mwine bavanga umuture ngo uvuge ugiye gutura. Reka gutwerera umukire biravuna. Ntago niba mubizi. Gutwerera umukire byakubayeho. Gutwerera umukire nyamara mujye muha n'ituro mujye muri sengera. Uti Imana ituro ryanjye waryemera. Kamaze nk'urugero nk'umukuru w'igihugu gutumiye mu bukwe bw'umwana we. Ngwayi we. None ukabona ubutumire bw'umukuru w'igihugu bwiye ngo uzaze mu bukwe bw'umwana wa muhangahe. Mbese ambwira ikintu watwerera nawe ukumva nawe uratwerereye. Ikitangaza gikomeye nukwemera nuko n'ubutumire bwaje. Igikomeye cyakubayeho nuko hawe iki ubutumire. Ubundi buntu bwose watwerera. Igitangaza cyakubaho nuko yanabwakira. Mujye muzi imbere y'Imana mugiye gutanga ituro uritekerezo ukiri mu rugo. Ntuvuge ngo wajya gutura kurageze. Ngo ntabikintu sigaragera. Ngabyo bangaruriye kuri moto. Hasoni. Urabona ari umuntu wagowe uri burare ari bugura amandazi cyangwa ibigori byo kurya nimugoroba. Kumenya icyo Imana ishaka. Umuntu ushaka ko akura mu mwuka, umuntu spirituel wakuze yagiye gukorera Imana, atekereza ko cyagiye gukora. Ntapfa gutamba igitambo gusa
ahubwo areba na karite. Imana ntireba kantite, ireba na karite. Ni igice ugiye gutanga. Hanyuma rero icyakane ngiye gusoza, nsigaje iminsi 5. Umuntu ushaka kuba umuntu w'umwuka agomba kumenya ko akeneye izindi mbaraga. Amubizi yusomye rimwe icyakoze nk'umugisha cya 80 haravuga ngo icyakora muzahabwa iki? Imbaraga. Muza babibwiwe n'abantu b'abahanga bavuye kwiga imyaka 3 babana na Yesu. Dukeneye izindi mbaraga. Handi mu nkunda y'Igiswahili ivuga ngo hakuna Mungu kama wewe, hakuna popote, hakuna mwenye ishara kubwa kama wewe Mungu, hakuna mwenye ishara kubwa kama wewe Mungu, si kwa majeshi wala silaha, ni kwa Roho mutaka. Nguvu za giza zimeshindwa kwa jina la Bwana. Icyakane ukwiye kumenya ko araho garukira. Mwese mufite aho tugarukira. Icyakora muzahabwa iki? Imbaraga. Ryari umwukana bamanukira. Umuntu rero ushaka kuba umunyamwuka ahita amenya ko afite limitation, afite ibintu atashobora, afite ahagarukira mu gutekereza. Habwira Imana ngo Mana, ukavuga ngo yandirimo ngo numva Yesu anyemeza ko mbuzi iki? Ko muzi imbaraga. Ngo nyamusenga iteka ntacyo zamumurana. Hariho nasomye muri iyo ndirimbo, nasomye itaro kivuga ngo ni ufite imbaraga zihagije rwose. Mwarabibonye? Ni ufite imbaraga zihagije rwose zo gukiza, zigakiza yanyishyuriye ya myenda yose, ya mbabariye ibyaha ngo nufite iki? Imbaraga zihagije. Ariko mungereho rwose, abandi bose mujya mutekereza bafite ibyabananiye. Abantu bose ujye utekereza ko bagutabara, nabo bafite ibyabananiye. Ariko ufite imbaraga zihagije rwose n'uyu mugabo. Ni mpamvu ukwiye kujya ujya imbere ye ukavuga uti Imana, ni wowe ufite imbaraga zihagije rwose. Izi mbaraga uyu mugabo arazifite. Ariyo mpamvu mwaje muri Pentecoste kugira ngo uyu nguyu bitananira utabura uko abigenza mu mwisungi. Akanyuma ngo dusenge ko umuntu ushaka kuba umuntu w'umwuka, kizakubwira ko uri umuntu w'umwuka koko, uri umuntu w'umwuka. Nuko ibyo uzakora byose uzashaka ko Imana ihabwa icyubahiro. Ibintu byose uzakora, ubundi ibintu ukora, ibintu mujya mukora, ubikora ngo bigende gute? Imana ntireba ikintu wakoze, ahagireba n'impamvu uri kugikora. Twebwe tureba ikintu gusa, ariko Imana ikareba igikoze kubera iki. Nijya guca imanza ntabwo izashingira ku cyo wakoze, kuba waraje, ku cyo watanze. Kuki izakoresha wayi? Kuki wabikoreye iki? Niyo mpamvu Yesu yajyaga akora ikintu cyose ngo Imana ihabwe iki? Icyubahiro. Ijambo nasoma rijyana nabyo ni ibyakozwe 4:40. Reka aryo nsorezaho kugira ngo dusenge Imana uyu munsi tuwubyaza umusaruro. Ibyakozwe n'intumwa 4:40, wumva ukuntu havuga. Ijambo ryaranejeje cyane. Ibice 4:40, ibice 5:40 mumbabarire. Ngo baramwumvira, nuko bahamagara intumwa barazikubita. Bagira gute? Kubita intumwa. Apotre oba iyo muvuga intumwa mugira ngo baroroshye. Ni ba apostro.
ntago mugira ngo ni abantu boroshye bakubise intumwa intumwa zatowe na Yesu bagira bute barazi murebere gukubita mbese bari kubakubita tureko ko byabarangiye rero bakubise bamaze kubakubita bazibuza kwigisha mu izina rya Yesu maze barazirekura umva kantu keza ziva imbere y'abanyarukiko zinejejwe nuko zemerewe gukorwa n'isoni bazihori iki ryazina wowe yabakuvuze uhita ubivamo twebwe dushaka kwa dukomera amashyi kuba twemera ariko zo bazikubise ngo zavuze ngo mbega ishimwe rikomeye ngo mbega urushyi we ngo urushyi rwiza we mbega umugeri mwiza we yawe data we umugeri mwiza kubera ko ngo babakubise bahora izina ryande bahoraga bashaka ko ibikorwa byose Imana ihabwa iki icyubahiro umuntu mukuru mu mwuka rero ibyo akoze byose abwira Imana ngo Mana uhabwa iki niyo byakukoze isoni niyo byakubabaza upfa kureba ko Imana yabonye umugabane wayo yabonye iki icyubahiro reka dusenge Imana rero amen dusenge Imana rero ko tugiye gusenga ndashaka ko tugiye gusenga uyu munsi ntabwo uzagaruka hazaza iminsi yose ukuyemo none iyi saha ntabwo izagaruka kandi mwibuke ko twavuye ahantu hari za carbone macyazibuka none twaje ahantu dushaka kugira oxygene tidushaka uko mwaje mumeze ariko musubirayo ariko ni nako binameze none se wakingura idirishya ryawe mu gitondo ukibyuka ariko badukonseya ukagira ngo niko biguma iyo ukinguye idirishya hari ibisohoka n'ibyinjira niyo mpamvu rero tujye kusengera mwemere kandi mwizere mwibuke papa wacu ukunda ateye mwibuke n'imbaraga afite nicyo turi cyo ku Mana cyo kiguheshe gusenga uvuga ngo Mana uko naje meze siko nsubirayo uko nabisize siko misanga kubera iki naje muri presence yawe amen numvise ijambo ryawe haleluya ndashaka kujya mu bushake bwawe ndashaka kugira izindi mbaraga kandi ndashaka ko uhabwa iki icyubahiro ibintu byose uri kunyuramo ibyo wanyuzemo ibyo uri gucamo n'ibyo uzacamo ubwira Imana Mana ibizambaho byose uhabwa iki icyubahiro wowe niyo wakubitwa ariko uzavuge ngo Mana icyo ngiye gucunga nuko uhawe iki icyubahiro Imana duhana umugisha mu izina rya Yesu amen.